Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntabwo bituruka mu bushake bwacu, ntabwo bituruka ku mirimo myiza twakoze, ntabwo bituruka ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ni Imana ituruka mu ijuru tuyihereze cyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Tujye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa 12 wonyine. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, turasoma umurongo wa 12 w'igice cya mbere. Haravuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Dusubire inyuma ho gato dusome Luka 15. Subira inyuma impapuro nkeya. Luka 15 umurongo wa 11 haravuga ngo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 15 turasoma umurongo wa 11. Kandi haravuga ngo, kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuzaga guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, bice 2, kugira ngo dusomere icyarimwe niturangize tuganire, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri uyu mwanya ubanziriza izindi nyigisho zose muri iki cyumba. Abafilipi, ibice 2, umurongo wa 12 avuga ngo, nuko aba nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane n'ahari, muba ariko musoza agakiza kanyu, mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mukore byose mutitotombana, mutishishanya, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge, hagati y'ab'iki gihe cy'ubugoryi, hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekamo nk'amatabaza mu isi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mubone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa, kandi nkaba ntararuhiye ubusa. Imana dufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Ndashaka kuvuga amagambo atatu
muri uyu mwanya maze iminsi ndimo ntekereza iri jambo, ndashaka kuvuga agaciro ko kuba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Agaciro ko kuba umwana w'Imana. Icya kabiri, ndaza kubabwira yuko umuntu ashobora kubitakaza. Umuntu ashobora kubutakaza ugata agaciro pe. Icya gatatu, ndashaka kubabwira icyo Imana ibashakaho cyangwa se icyo Imana dushakaho twebwe twese. Amen. Natekereje aya magambo usanga kuba umwana w'Imana ni ibintu bifite agaciro gakomeye twebwe tutajya tumenya. Tugira abantu bakomeye mu nzego zigiye zitandukanye mu buzima bwa hano ku isi. Bene abo bantu, abana babo babyiyumvamo. Abana babo barabizi neza ko base bakomeye. Kandi n'abandi bana babana bigana bakinana, ababizi neza yuko uyu mwana iwabo ari ahantu hakomeye, hari uburinzi. Bakamenya uburyo bamwitwaraho. Ariko cyane ndashaka kubabwira ko uyu mwana we ababizi neza yuko afite agaciro gakomeye, yuko adasanzwe. Rero birababaje kubona abana b'Imana, twebwe abana b'Imana tutazi abo turi bo. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ndashaka kubabwira yuko dufitanye isano rikomeye n'Imana ry'amaraso ya Yesu Kristo. Iri sano rirakomeye, iri sano riguhesha agaciro, iri sano rikugira umuntu ukomeye, iri sano rigutandukanya n'abandi bantu bose bari muri iyi si. Ariko ikibazo ntabwo abantu benshi babisha. Ikibazo ntabwo abantu babiha agaciro, bigendera uko biboneye. Ikindi ukwiye kumenya, hari indangagaciro ziranga abana b'Imana. Hari indangagaciro ziranga abana b'Imana. Izi ndangagaciro umuntu uzifite ntabwo agenda uko abonye, ntabwo avuga uko abonye, ntabwo yambara ibibonetse byose, ntabwo arya ibibonetse ibyo ari byo byose, kuko uwo ari we ntabwo bimwemerera kugenda uko yiboneye. Baherutse kubaza umuntu w'umusitari hano muri kino gihugu cyacu, ni mu baririmbi barabahanzi, baramubaza ngo ni igiki ukumbuye. Aravuga ngo nkumbuye kujya mu isoko ngiye kugura ikintu runaka. Aravuga ngo ni iki kibikubuza kujyayo? Aravuga ngo ngewe iyo mvuye mu modoka abantu bahita baza bakanyuzuraho. Aravuga ngo ibyo ngibyo rero bituma ngewe ntajya ahantu habonetse ariho hose. Bantu b'Imana, torero ubwoko bw'Imana, ni iki gituma mutamenya agaciro kabo muri bo kandi abana b'isi bo baza abo bari bo? Iki kibazo ni ikibazo gikomeye. Ikindi nibaza, ni iki gituma amasengesho dusenga adahindura imitima yacu? Ikibazo gikomeye ukwiriye kwibaza. Yesaya ibice 46 ku murongo wa 4 haravuga ngo yemwe abo nahetse mukiva mu nda y'ababyeyi banyu. Iravuga ngo ndacyabahetse kandi nzakomeza kubaheka. Aravuga ngo imvi zizagenda ziburuyenze ngize gute nkibahetse. Kuki mwibagirwa yuko turi ku mugongo w'Imana? Uziko abatubyaye baduhetse igihe gitoya badushyira hasi.
uyu munsi turigenza. Hariho n'abavutse ababyeyi barabijishura barabata, ariko Imana yatubyaye, haleluya, turacyari mu mugongo wayo. Nubwo turi abasaza turacyari mu mugongo wayo. Nubwo ufite imvi zarabaye uruyenzi, uracyari mu mugongo w'Imana, kuko iracyakubara nk'umwana wayo kandi ntabwo ibasha kukureka. Nasomye Yesaya mu bice 49 ku murongo wa 15. Hari ikibazo kibaza ngo mbese umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye? Arasubiza ngo yego, babasha kubibagirwa, babasha kubijishura, babasha kubata. Ariko aravuga ngo njyeweho, haleluya, ntabwo nzabata, ntabwo nzabasiga, ntabwo nzabahana, kuko muri ubwoko bwanjye. Imana dufashe kandi Imana tugire neza, kuko twebwe turi abantu badasanzwe, kuko turi abana b'Imana isumba byose. Dutandukanye n'abana ba boss, dutandukanye n'abana b'abantu bakomeye, kubera kuko twebwe data wa twese uri mu ijuru ni Imana ishobora byose. Haleluya, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ibana natwe kandi ikabera ahantu hose icyarimwe. Rero ndagira bambwire ngo murabe igiciro gikomeye cyane. Iri jambo rya twasomye ndagira ngo dutandukanye ibintu. Ntabwo abantu bose ari abana b'Imana. Bibiliya yavuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya, ni abantu bamwemeye, ni abantu bamwizeye, ni abantu bamwakiriye, ni abemeye kugendana nawe, ni abemeye gukora ibyo Imana ishaka. Abo ngabo bose, haleluya, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niba uzi yuko wamwemeye, niba uzi ko amaze kumwakira, niba uzi ko amaze kumwizera, nta kintu na kimwe gikwiye kugutera ubwoba, kuko so data wa twese uri mu ijuru ni Imana ikomeye. Haleluya, ni Imana imenya byose, ni Imana ibana natwe, ni Imana iturinda. Nuryama jya uryama usinzire, jya uryama usinzire, kubera kuko dufite utubereye maso, dufite uturebera. Ababyeyi mufite inshingano z'uko niba uvuye ku kazi ugasanga abana baryamye, ntuwemerewe gukora ikindi kintu cyose utabanje kwinjira mu cyumba abana baryamyemo, urebe uko baryamye, urebe niba batiyorosoye, yego, kugira ngo ube wizeye neza yuko abana baryamye neza. None niba twebwe tumenye n'abana bacu kubarebera no kubashakira ibyiza, ni iki kibateye ubwoba? Kuko data wa twese mwiza, haleluya, ko dufite Imana y'inyembaraga, ko dufite Imana ishobora byose. Ni iki gituma duhagarika umutima kandi Imana yacu iturebera? Haleluya, Imana ishimwe. Uzi ko Abisirayeli bava mu Egiputa, ijambo ry'Imana riratangaje. Uzi ko Imana yavuze ngo nta n'imbwa izagira gute? Izabamokera. Impamvu rero ngo nta n'imbwa izabamokera, nuko Imana yarabwiye ngo nzagendana namwe, nzabayobora, nzabarinda, nzabageza mu gihugu cy'amasezerano. Ndi Uwiteka Imana. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya, nzagendana namwe, nzabarinda, nzabayobora. Uzi ko ngo n'imyambaro bari bambaye, uzi ko itigeze ibasaziraho? Uzi ko n'inkweto bari bambaye zitigeze zibasaziraho? Nta yindi mpamvu yabiteraga, nuko bari bari kumwe n'umunyembaraga. Imana ishimwe, bari bari kumwe n'umunyembaraga, bari bari kumwe n'Imana data wa twese, bari bari kumwe n'Imana ibareba nk'abana bayo, ikabashakira ibyiza byose. Niyo mpamvu bageze ku nyanja itukura yabwiye Mose ngo rambura inkoni hejuru y'amazi.
bakagira ngo nabo barambuka. Ndakurahiye hari inzira Imana yaduciriye z'ubushake bw'Imana. Ntabwo abandi bose batigeze bamwemera nk'umwami n'umukiza wabo, ntabwo bazayicamo ngo byemere. Imana tugire neza. Ngo bageze mu nyanja hagati, ngo ijisho ry'Imana ngo ribarebe igitsure, ngo ikura inziga zabo ngo zitangira kugenda ziruhanije. Ngo barangije ngo baravuga ngo Uwiteka akunda Abisirayeli ariko twebwe akaturwanya. Nta yindi mpamvu yabarwanyaga, ntabwo bari abana b'Imana, ntabwo bari bari mu bushake bw'Imana, ntabwo bari bari mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo wikure mu cyiciro cy'abantu batari abana b'Imana ujye mu cyiciro cy'abana b'Imana kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana. Yesu nashimwe. Bageze mu butayu yabahaye amazi, ibaha amanu. Nta kindi kiri Imana yabikoreraga, nuko yarazi yuko ari ubwoko bwayo. Ari umugabo witwa Baraki, ni mu kubara ibice 22, yatewe ubwoba n'Abisirayeli. Yari yarumvise aho bagiye banyura hose uburyo Imana yagendanaga nabo. Arangira ngo ubu bwoko bwazimagije amahanga bwateye ubwoba. Ahamagara Baraki arambwira ngo none rero ndagira ngo uzaze ubamvumire. Navuze ngo jya uryamusinzire, niba uzi yuko uri mu mubare w'abana b'Imana nta kintu uzaba. Imana ishimwe. Nubona injangwe itambutse ntukayibaremo umuntu, kandi uri umwana w'Imana. Ntukikanga umuserebanyi, oya, nta mwana w'Imana wikanga umuserebanya, nta mwana w'Imana wikanga injangwe, oya. Twebwe turinzwe n'imbaraga zikomeye. Haleluya! Turinzwe n'imbaraga zikomeye, turinzwe n'imbaraga zitanyeganyezwa, turinzwe n'imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Imana dufashe. Uzi ko izi mbaraga tubana nazo zigera ahantu wowe utabasha kugera. Zifite ubutasi buruta ubutasi bwa Amerika. Izi mbaraga zijya muri ya nama y'abantu bakeya bakwigaho, bagufatira imigambi, zikaza zikabwira ngo mwana wanjye mu nama bagiye. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya! Mu nama bagiye, mu nama baremye, bavuze ibi ngibi, bakoze ibi ngibi, ariko humura ntabwo nari ndi kumwe nabo. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya! N'Imana ishobora byose. Reka mabwire ngo higira ibintu bibatera ubwoba. Iyo twakwikiye, iyo twizeye Data wa twese ashobora byose, Data wa twese afite imbaraga, n'umunyembaraga. Umunyembaraga. Imana dufashe. Uzi ko hari igihe bajya basinya bakemeza bagateraho n'akashi, ariko bigateshwa agaciro. Gatesha agaciro. Hari igihe ukuboko gusinya kuzi ko ariko gusinya bwa nyuma, ariko hejuru y'ikiganza cyasinye hari ikindi kiganza gisinyura. Haleluya! Hari ikindi kiganza gitanga ubuzima. Iyo ubuzima budahari, hari ukundi kuboko gukora. Iyo andi maboko yose yaturekuye kukadufata ikiganza kukadukomeza, kubera kuko turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Baraki harangije abwira baramwora ashaka yuko bamvumira. Imana yabujije Baramu kujya kuva mu bwoko bw'Imana, ariko aranga kubera kuko yari ibiguzi. Kababwire mwabavuga butumwa muri riteraniro, muri kure y'ubwami bw'Imana. Niba mukora ibintu bihamanye n'ubushake bw'Imana kubera ibyo mwamwake n'ibyo mwamwariye, ndagira ngo mbwire abahanuzi bari muri riteraniro,
umuntu aguhamagara mu cyuma kiwe ngo uze umusengere, kubera uzi SMS yakoherereje ukamubwira ibihabanye n'iby'Imana yakubwiye, uri kure y'ubwami bw'Imana, nta juru uzajyamo. Nimutinyuke mubwiza abantu ukuri. Ibihumbi 50 yaguhaye kuri SMS, wahagera ukabona afite undi mugabo, wahagera ukabona afite uwundi mugore, ukamubwira ngo bizagenda neza. Bizagenda neza gute kandi Imana amaze kugushurira uwo ari we? Baramara hatiriza aragenda, ariko Imana iramubwira ngo nubwo wanze ukagenda, ariko wemere ibyo uvuga ibyo nakubwiye. Baramo yajya kuvuma Abisirayeli, Imana ikamushyiramo amagambo yo kubahesha umugisha. Barakiramaza ngo mbese ko naguhamagaye ngo bamvumire, ndagira amabwira agaciro kuko turi abana b'Imana. Ndababwira ngo turi abantu badasanzwe, ntabwo abantu bazatugenza uko bishakiye, ntabwo bishoboka. Ntabwo abantu bazadukanagira uko bishakiye, ntabwo bishoboka, kubera kuko Data wa twese ari hejuru y'imbaraga dufite ububasha. Ngo Baraki yatekereje yuko Baramu ngo atabitegereje neza, ngo amujyana ngo hafi ngo mu mpinga y'umusozi, ngo aramubwira ngo ubaka igicaniro utambe ibitambo kwa kuri byose babigenje, ngo arangije ngo aramubwira ngo noneho bamvumire. Ahantu Baraki yarahagaze ahantu yari yitegeye Abisirayeli abareba neza. Imana ishimwe, ngo yitegereje arebye muri bo, ngo abona n'abantu badasanzwe. Imana ishimwe, abona n'abantu badasanzwe, ngo agiye kubona ngo abona hagati muri bo haryamyemo intare. Haleluya! Hagati muri twe harimo intare n'inyembaraga, ntawatinyuka kwegera abana bayo, aho iri ntabwo hegerwa. Imana tugire neza. Ngo arongera amubwira bwa gatatu, Baramu ngo arangije, ngo Imana abwira ngo rega abangaba ni ubwoko bwanjye, nabakuye mu Egiputa mbahetse ku mugongo wanjye. Aravuga ngo uyu mugongo bariho rero ntihagerwa, turi ku mugongo utagerwaho n'umuntu uwo ari we wese. Haleluya! Nabakuye mu Egiputa ndabahetse, kandi nzabajyana mbageze mu gihugu cy'amasezerano nabasezeranije. Aravuga ngo rero n'ubwoko butavumika, n'ubwoko bwahawe umugisha. Arangije ngo aritegereza arahanura, aravuga ngo ndamureba. Kristo yarari hagati muri bo. Haleluya! Yarari muri bo. Aravuga ngo ndamureba, ariko subu aravuga ngo ndamwitegereza, ariko ntandi bugufi. Asoza aravuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Imana ishimwe. Imana tugire neza. Ako ngako ni agaciro ko turi abana b'Imana. Ndagira ngo rero kuba uri umwana w'Imana ushobora kubitakaza. Ndagira ngo mbwire abantu bari hano bigisha inyigisho z'ubuntu. Ndagira ngo mbwire abantu bari muri iri teraniro bigishijwe inyigisho z'ubuntu zabafashe. Ndagira ngo mbwire ngo kuba umwana w'Imana umuntu arabitakaza, ugahinduka nk'abandi bose, kandi umunsi impanda yavuze urapfuye uryo ntabwo uzayumva. Umunsi impanda y'Imana yavuze ukiriho ntabwo uzayumva, uzarimbukana n'abandi bose kuko utagendeye mu ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze uyu mwana w'ikirara, atubwiye ngo ni umuntu wari ufite abana babiri. Muri aba bana babiri ngo umwe ngo abwira se ngo mu mugabane w'ibyanjye. Uyu mugabo nta mahane yari afite, kandi agira ngo abwire n'Imana nayo nta mahane ifite. Ushaka kugendana nayo agendana nayo. Iyo wikuye mu nkuge
ntabwo irwana nawe, irakureka. Ngo arangije ngo agabanya amatungo ye, amaze kubigabanya ngo bose arabahereza. Wa mwana ngo arangije yumva kuba iwabo ntibimuhagije, yumva arashaka kumera nk'abandi, yumva arashaka gutembera, arashaka kureba uko abandi bambara, arashaka kureba uko abandi barya, arashaka kumenya uko abasinda basinda, arashaka kumenya uko abasambana basambana. Ngo ibye byose ngo aragenda ngo arabyaya birashira. Hari abantu mwikuye mu nzu y'Imana, hari abantu mwikuye mu ijambo ry'Imana, hari abantu mwikuye mu gakiza. Uyu munsi nta mugisha mufite, ni umubabaro mufite, ni ibibazo mwishizemo, ariko uyu munsi niyamubwire ngo icyo Imana ibashakaho ni ukugira ngo mwongere mugaruke. Bibiliya yavuze ngo uyu mwana yageze aho yifuza no kurya iby'ingurube zisigaje, ngo ariko ngo mwasomye ngo ariko nta wigeze abimuha. Uzi ko uyu mugaragu yari mubi? Uzi ko uyu mugaragu yapimaga ku munzani akamenya ibyo amatungo ye ari burye bigahwana, ntabwo zasigazaga, nta byari bire zagombaga gusigaza kuko byarahwanaga. Arangije ngo aratekereza, aravuga ati ariko ubu buzima mbayemo ni buzima ki? Aravuga ati bundi harya byangendekeye gute? Kwa data hari abagaragu, kwa data hari ibyo kurya, ndetse ngo barabirya bakanabisigaza. Abantu bafite abakozi bo mu rugo, bariya bantu ni igipimo Imana yabahaye bapimiraho. Kandi ukwiriye kuba umukristo, umukozi wawe mu rugo akamenya ko kuri umukristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari umugabo umwe twaganiriye yakoraga ahantu mu rugo, bakamuha ibyasigaye ku meza. Noneho arambwira ngo umunsi umwe mabuja aranzanira ibyo kurya arabimpereza. Tindebyemo mbonamo ibice bya makaroni, atenkabana n'utuntu tw'utugufa n'udukinyi n'utuntu tw'uduce. Ati ndayifata ndayizunguza ahantu nayijugunye, nayitaye ni kure cyane. Ati ndamubwira, yamubwiye nabi cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndimukizwe n'abakozi bo mu rugo bamenye ko muri abana b'Imana. Ubu ni ruhanga ntiwamusigiye umwana uzari bumukorera ibiki? Ya magambo mabi, kwa gucunaguzwa mu macunaguza, babyishyura abana mwaba basigiye. Uyu mugaragu arangije aravuga ati kwa data, haleluya, kwa data ni heza, kwa data hari ibyo kurya, kwa data hari ubuzima, hari ubuzima. Reka mbabwire, nta handi hantu hari ubuzima uretse kwa Yesu. Nta handi hari ubuzima uretse kwa Yesu. Nta handi hari ukunyurwa uretse kwa Yesu. Nta handi hantu dukura umutima unyuzwe uretse muri Yesu. Nta handi hantu dukura ibyishimo n'umunezero uretse kuba muri Yesu. Naho ngaho honyine niho hari ibyishimo, niho hari umunezero wuzuye. Ntabwo ibintu bitanga ibyishimo n'umunezero. Ntibishoboka. Ahantu dukura umunezero nuko twaremereye Yesu tukamwizera. Kuko iwe iyaje yubaka umutima, kandi iyo yubatse umutima awuzaniramo amahoro yuzuye, awuzanira kunyurwa, awuzanira kunezerwa, awuzanira ibyishimo byuzuye. Niho honyine tubasha kubona umunezero wuzuye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo agaciro ko kuba umwana w'Imana
umuntu arabitakaza, kandi akabitakaza bigizemo uruhare, agize umurengo. Akavuga ati igihe nabereye mu rusengero, igihe nabereye mu gakiza, igihe nabereye mu nzu y'Imana, reka njye kureba nuko hanze bimeze. Muzasome Bibiliya, izababwira umukobwa wa Yakobo. Umukobwa wa Yakobo, Itangiriro ibice 34. Bari bamaze kwimuka bageze i Shekemu, noneho ngo agira amatsiko yo kwibaza ngo ariko ubundi hanze babayeho bate. Uwagenderera abakobwa bo mu mudugudu, uwagenderera abakobwa bo muri karitsiye, ngo arangije ngo umwe bene Shekemu bagira gute, baramusambanya, biravanga baramukinda. Ngo icyo kintu bakoze cyabaye icyaha gikomeye mu Isirayeli. Bene Yakobo bararakara, Simiyoni aravuga ngo turabamara. Ngo barangije baravuga bati ikoze twakoze turaryemera, ariko nimutwemerere dukebwe. Nitumara gukebwa turaduhindutse Abisirayeli, muzadushyingire umukobwa wanyu. Ngo babibemerera, ngo ari ukugira ngo bacire igico cyo kuzabica. Ndagira nkumbwire ngo ihanganire mu nzu y'Imana. Haleluya. Ihanganire mu gakiza. Hari ibintu abantu bibeshya, ukagira ngo mu gakiza mu nzu y'Imana ntabwo uzahura n'ibigeragezo, ntabwo uzahura n'intambara. Uzabikwigisha gutyo azaba akubeshye. Atari ibyo ngibyo ntabwo Abisirayeli bari guhura n'inyanja itukura. Atari ibyo ngibyo ntabwo Imana ari kubanyuza mu butayu. Kwari ukugira ngo ibagerageze, kandi kwari ukugira ngo ibakomeze muri uru rugendo. Ibyo duhura nabyo, ubuzima ubayemo, ubuzima urimo ugeragerezwamo, ndagira ngo nkubwire ntabwo ari impamvu yo gusohoka muri iyi nzira, ahubwo ni impamvu yo gutuma urushaho gukomera. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, shikama, shikama, shikama. Kuko Imana niza gutabana abantu barimo bageragezwa. Imana niza kurengera intore zose zitakira ku manywa na nijoro. Izareba abantu bari mu nzira, ntabwo izareba abantu bamaze kwisohokamo. Rero ibyo ukora byose bikorere mu nzira. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Timoteyo wa 2:6 Pawulo yaravuze ngo Dema yarasigiriye kuko yakunze iby'iki gihe. Iyo usomye igitabo cy'umugenzi kikubwira mu Kristo n'abyiringiro barimo bagenda, bagera ahantu ngo bacukuraga izahabu, ngo barabahamagara, ngo barabarembuza, ngo nimuze, ngo murabona ifeza ku buntu, murabona izahabu mudatanze ibiguzi. Mu Kristo ngo abaza Byiringiro, ngo aramubwira ngo reka tujye kureba. Byiringiro aramubwira ngo uretse no kujyayo no kurungurukayo ntabwo byemewe. Aramwanga impamvu kuri kiriya kirombe hariho imanga, umugenzi uhagaze ushaka kurunguruka ihita itibuka agahita agwamo. Aravuga ngo rurarwobo ngo rwishe abagenzi benshi. Aravuga ngo none rero ngwino dukomeze inzira. Torero bwoko bw'Imana, imuze dukomeze inzira. Haleluya. Twe kwikura mu muryango w'abana b'Imana, twe kura mu bwihisho, twe kwikura ahantu dufitiye amahoro, twe kwikura ahantu hizewe. Hari igihe umuntu aba atuye ahantu mu manegeka. Amanegeka no mu gihugu cyacu ntabwo byemeye kuhatura. Ntabwo Imana rero yemeye abantu batuye mu manegeka. Abantu batuye mu manegeka ni abantu bari mu gakiza batakarimo. Ni abantu bari muri iyi nzira bateye umugongo igihugu bajyamo. Igitabo cy'umugenzi kiravuga ngo abasare b'i Burayi ngo ni abahanga, ngo bagashya
ukabona ubwato burajya imbere, ariko ubu ngo bateye umugongo igihugu bajyamo. Muri kino gihe cya none abakristo benshi bagaragaza kuko barimo bajya mu ijuru, bagaragaza izina ry'uko bariho, bagaragaza yuko bari mu nzu y'Imana, ariko imitima yabo idahari. Mukristo arambwira ngo tukwiye kujyayo, ahubwo dukomeze tugende. Abantu benshi barimo baragwa mu rwobo, bagatekereza kuko nibajyayo bazongera kuvayo. Ntabwo uzavayo, kereka kugirirwa ubuntu n'Imana. Wewe wamenye Imana, wewe wamenye imbaraga z'Imana, wewe wasogoye ku Mana iva mu ijuru. Ndagira nkubwire ngo ibingibi mukerensa. Twari turi ku kiriyo, umuntu aduha ubuhamya, aratubwira ngo akizwa iwabo baramukubise ndetse baranamwirukana. Noneho ngo bakoresheje uburyo bwo kumubaza cyane kugira ngo yemere agaruke, ariko yanga kubireka. Mbwira umuntu twari twiciranye, ntiby'uyu munsi abantu mpamvu babikerensa ntabwo bigeze babikubitirwa. Mubona agakiza mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu iyo umuntu yabonye ikintu cy'ubuntu ntagiha agaciro nk'umuntu wakivunikiye. Niyo mpamvu ni ukwinjira no gusohoka, ariko umuntu wabikubitiwe, umuntu wabirariye amajoro, umuntu wabirariye ku musozi, aravuga ngo ibi bintu nabibonye ndushye, byarangoye, byaramvunye, ntabwo nzabirekura. Reka mbabwire, nimureke tugume mu nzira, tugume muri Kristo, kuko niho honyine tuzabonera ubuzima bwuzuye. Curuze uri muri we, ucuruze neza uzi yuko akureba. Nubu uri mugenda ugaragaze Kristo. Kera hari imidari twajyaga twambara, yani yabaganitse ngo Yesu arakiza. Anga Yesu arakiza, muretse kuvuga ngo nzajya kuwukoresha. Ariko uriya mudari ntabwo cyari ikimenyetso kigaragaza umukristo. N'utari umukristo yarawambaraga, ariko dukwiye kwambara Kristo mu mitima yacu. Kandi kumwambara mu mitima yacu tugomba kubigaragaza no mu mirimo dukora, tugomba kubigaragaza n'aho dutuye, tugomba kubigaragaza mu miryango yacu, tugomba no kubigaragaza mu kazi aho dukorera. Ni ikibazo gikomeye kugira ngo umuntu aze gushakira Imana mu kazi aho ukorera ayihasanga, ahubwo twahindutse iciro ry'imigani. Ariko nagera mu bwoko bw'Imana murimo munyumva, mumenye ko muri abana b'Imana. Mana ishimwe. Mumenye yuko muri abana b'Imana, mumenye ko muri abana bisumba byose, mumenye yuko hari nyirantarengwa dufite nyirantarengwa. Dufite nyirantarengwa ku myambaro twambara, dufite nyirantarengwa ku byo tunywa. Nze kubwira abantu tuganira cyangwa se urimo nigisha yuko ibintu byose bigirwaho impaka, simbinywa. Bibiliya yaravuze ngo niba mwene so acumuzwa nuko urya inyama, jya ureka inyama. Beretse gusura abantu, bona baramwora ngutundeka reko tuvuga abacuruzi batavuga ngo nabasebeje. Ndamwereka ndagafata agacupa navuga nti dore hariho 0.5 alcohol. Noneho rero nari nzi ko babyumvise. Noneho rero bari bafite umunsi mukuru bategereje abantu, hashize nk'iminota 30 barimo bategura, mbona bazanye kesi ya twatuntu. Ese ntinagize ngo ibintu nababwiye mwabyumvise, none ahubwo uhise wohereza n'umuntu ujya kurangura kugira ngo ajye kuturangura. Kuki unywa ibintu abantu bagira impaka niba ari bizima cyangwa atari bizima? Kuki wambara imyambaro abantu
bagira impaka n'ibikwiye kwambarwa n'umukristo, n'ibikwiye kwambarwa n'umurokore, n'ibikwiye kwambarwa n'umuntu w'Imana. Kuki ubikora ubizi yuko abantu babigiraho impaka? Kuki urya ibintu uzi yuko abantu babigira impaka? Ntabwo abana b'Imana bagenda batyo. Navuze ngo hariho nyirantarengwa, hari ibintu abantu bemerewe, hari ibintu abantu b'Imana batemerewe. Niyo mpamvu twebwe dutandukanye n'abandi, ntabwo turi nkabo, kuko twebwe hari ibyo twemerewe, hari n'ibyo tutemerewe. Rero ntushobora kuba umwana w'Imana ugenda uko wishakiye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Baramu yarahano yaravuga ngo ni ubwoko butura ukwabwo, ni ubwoko butavumika. Impamvu ze ngo ni ubwoko butura ukwabwo, ni ukuvuga ngo ni abantu bafite umwihariko, ni abantu bafite umwihariko w'ubuzima bwabo. Ntabwo twebwe ntabwo tubaho uko abandi bantu babayeho, ntabwo tugenda uko abandi abantu bagenda, ahubwo twebwe dufite umwihariko kubera kuko turi abana b'Imana. Abana ba Satani bagenda uko babyumva, bambara uko babyumva, bakora uko babyumva, kuko umwami wabo arabibemerera. Ariko umwami wacu ntabwo atwemerera ibintu byose, ntabwo bishoboka. Ntabwo atwemerera ibintu byose, hari ibyo atubuza, kubera kuko muri uru rugendo hari amategeko arugenga. Amoko y'ibyapa ni amoko ane. Abantu bize amategeko y'umuhanda, hari ibyapa bibuza, hari ibyapa bitegeka, hari ibyapa biyobora. Yego, none muri ibyo byapa byose ugomba kugenda mu muhanda ukurikije uko amategeko y'umuhanda abigenda cyangwa se uko abitegeka. Nta muntu ugenda mu muhanda uko abyumva. Ubone n'abanyamaguru natwe badushyireho inzira z'abanyamaguru muzabirebe. Nta yindi mpamvu babikora, ni ukugira ngo buri muntu wese agende mu buryo ageze gute yagenewe. None mugira ngo Imana niyo itazi ubwenge? Muri uru rugendo hari amategeko arugenga. Ntabwo twemererwa kugenda uko twishakiye, ntabwo twemererwa kugenda uko twiboneye. Nta yindi mpamvu ibidutera, nuko turi ubwoko butura ukwabwo. Haleluya! Nuko turi abantu badasanzwe, nuko turi ishyanga ryera, nuko turi abantu Imana yarose. Tuyihereze icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahebuje bwo kuba abana b'Imana. Ahantu uri kimenya kuri umwana w'Imana, ibyo unasubizanya n'ineza, kubera ko uri umuntu w'Imana, uri umwana w'Imana. Uzi ko usanga hari n'abantu batazi no kuvuga neza, batazi no gusubizanya neza, bagira mu kanwa habi, kandi ukabasanga mu rusengero. Kino cyumweru gitambutse twari dufite igiterane gifite intego ivuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo nanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwaheze ngo nanirwe kumva, ngo ahubwo ibyaha, Yesaya 59 murongo wa mbere, ngo ahubwo ibyaha byacu nibyo bituma itwima amaso, twima amatwi. Imana iracyakora, Imana iracyumva, ariko irashaka yuko tugendera mu bushake bwayo. Twegeza ku musozo, navuze ngo ikintu cya gatatu ndababwira ikintu Imana idushakaho. Reka twongere dusome iri jambo Luka, Abafilipi ibice bibiri kugira ngo dusenge Imana. Abafilipi, urwandiko Pawulo cy'itoro ry'Abafilipi, ibice bibiri, murongo
twasomye duhere ku wa 12 ariko nashaka ko duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo. Reka mbabwire, ibintu ukora byose ubikora ku buryo utabonekwaho n'umugayo. Mukore byose mutitotombana kugira ngo mutabaho umugayo mu bantu bo muri kino gihe kigize gute, kigoramye, igihe cy'ubugoryi, igihe cyuruhije abantu benshi, igihe cyurije abagenzi. Pawulo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ariko avugamo ijambo rikomeye avuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Uyu munsi abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, kuko imirimo yabo n'ibikorwa byabo ntabwo Kristo bimugaragaza. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Muba abana b'Imana batagira inenge. N'iri jambo nimushaka, muba abana b'Imana batagira inenge. Uravuga utese ubwo ngubwo uwo muntu abaho? Muba abana b'Imana batagira inenge. Hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekamo nk'amatabaza mu isi, kugira ngo tube muri buno buzima tudafite inenge, nuko uhora umutima, nuko ugira umutima ushaka guhora wezwa. Turacyari mu isi, ntabwo turi abamarayika, ariko muri buno buzima tubasha kubamo dufite imitima ishaka Imana, dufite imitima yubaha Imana, dufite imitima ikiranukiye Imana. Haleluya! Ufite umutima utagambirira gukora ikibi, ufite umutima ushaka mu maso y'Imana. Mu kazi aho ukora bakagushakaho inenge bakayibura, bibaho. Daniyeli ngo bashakiye mu mategeko basanga nta tegeko riri bumufate, bashaka mu mibanire n'abandi basanga nta hantu bari bumufatire, bashakisha mu magambo avuga basanga ntabwo bari bumubone, bashaka mu bintu arimo mu bikorwa bye basanga ntabwo bari bumubone. Baragira ngo mureke tumutegere ku Mana ye. Aho ngaho ndahabemereye. Haleluya! Niba gushakira mu bubaha Imana, niba gushakira mu basenga cyane, niba gushakira mu bakiranuka, aho ngo bazakubonera impamvu. Daniyeli ngo arangije ngo akingura idirishya ngo yerekeye Yerusalemu, ngo kajya asenga 3 ku munsi, kugira ngo abereke yuko ibyo bamubuze ari ukuri. Mana itugire neza. Itabaza ryawe riramurika. Imana tugire neza kandi Imana dufashe. Reka senga Imana. Abaroma ibice 12 ku murongo wa mbere avuga ngo nuko bene data icyo ngicyo ni kimana bashakaho. Navuze ngo naza ku cya gatatu turavuga cy'Imana dushakaho. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye. Kabiri, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu abaho umugisha. Bwoko bw'Imana, nimureke kwishushanya n'ab'iki gihe. Mwishaka kugera nk'uko ab'iki gihe bagenda.
umuntu umwe yagiye kurangura muri Tanzania imyaka, noneho mugenzi we ajyayo gatatu atarajyayo, atarasubirayo. Aramatese ubigenza ute? Tiko twajyanye kurangura ukaba ugiyeyo gatatu, ngiye byanjye ntarabimara, bimeze gute? Naho igiciro barangurizagaho hariya nicyo yatangiraga ahangaha. Undi we yashyizeho transport, yashyizeho n'inyungu, ibintu ntibigende. Arambwira ati wowe icyo uzira bya biri mwigize by'abarokore. Ndagira mbwire ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Arambwira ati none se ubigenza ute? Arambwira ati ngiye buri umuceri ntuma wuzuye, agafuka ka 25 burangiye barimo 22. Ubwo hari ibihumbi bingahe yakuyeho? Nidushaka tubigire bitatu. None umufuka ni mwuka 500, wakaba afitemo bitatu, muzacuruzanya? Ntabwo mwacuruzanya. Arambwira ati va mu by'urimo, va mu by'uburokore, uze tujya kurangura. Umuntu wawe rero arabyumvise. Ndaje mabwire ngo mwe kwishushanya n'ibiki gihe. Aragenda bigenze uko nabo babigenza. Umuntu wa mbere wa murango wamuguriyeho yambwira ati muroko, ndashaka kureba niba wuzuza umunzani. Erega Satani araduteze kugira ngo adukoze isoni. Afata wa mufuka w'umuceri awujyana kuri wa muntu wamwigishije uko bacuruza. Arambwira ati ndebera niba muroko yuzuza umunzani. Akubita asanga arabura ibiro 3. Ati ntago mureba, ati ntago beshya ngo nabarokore. Uzi ko we yacuruza nta umubaza ngo mbese ngo wuzuza umunzani, kubera kuko ari abana ba Satani. Satani afite ukuntu abagenzereza, ariko twe kwera ko turi abana b'Imana. Mureke dukore uko Imana ishaka. Mwe kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ndagira ngo dusenge Imana. Tugiye gusenga mu buryo bubiri. Tugiye gusengera umuntu ushaka kuba umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana twasomye yavuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Twabonye kuko abana b'Imana bari mu burinzi bwizewe.